Yes, ndagusuje nitwa Ahmed Rampart Software. Mubwira ko uyu ari wa mwanya wa entertainment show, ni kiganiro cy'imyidagaduro tugenda tukugezaho amakuru y'abastari agiye atandukanye ndetse tukakugezaho n'indirimbo zasohotse. Amazina nitwa Shibara byose Ahmed, abandi umunyamakuru wa TV Ansa Rwanda. Nkaba naratangiye gukorera TV Ansa Rwanda guhera 2014. Ndumva ari ibyo navuga byerekeranye n'ubuzima bwanjye. Ndi umusore muri make, ndi ingaragu, am still single searching. Aba imyaka yo abenshi barayizi kuko bajya bamfasha celebratinga bidi yanjye. Urumva rero ko cesha kango ariko bitari cyane. Icyangoye muri lockdown ni kuguma mu rugo. Kuguma mu rugo byarangoye, ni ibintu ntari nsanzwe menyereye. Numvaga ndetse bitanashoboka, sinumvaga ko Kigali ishobora kubaho nta muntu utambukamo. Numvaga ari ibintu byagashyashya kuri njye, numvaga bitanashoboka, ariko byarashobotse. Buriya ubuzima buruta ibindi bintu byose, kandi amagara burya ngo araseseka ntayorwa. Twarabyumvishe tuguma mu rugo. Urumva ari cyo cyangoye cyane kurusha ibindi. Icyo kibazo cyo nta kintu nkivugaho. Ibyo nkunda kurya ibirayi, ko byaba bitetse kose. Ibirayi ndabikunda, ndabirya, nta kibazo mba mfite cyabyo. Bikunda kubi. Uko nabivuze, navuze ko ndi single still searching. Ntawe mfite nuko uko nabivuga. Ntawe amagambo akunda kumfasha, navuga ngo icyo ushaka, icyo ukunda urakirwanirira, ntukareke ngo kigende ukireba, kugera ku kuka kanyuma ufite ku kintu ushaka wumva ugikunze, ubundi ugomba kukirwanirira. Nibyo ngibyo numva wenda navugaho kubijyanye n'ibyo nkunda n'amagambo akunda kumfasha. Naho icyo wamumbajije ku murimo w'itangazamakuru, ko nawujemo, ko byanjemo. Itangazamakuru ni ikintu nabyirutse cyane nkunda, kugera naho nza kujya gukora ama trainings muri media council, kuko ubundi ntabwo nizi itangazamakuru, nuko nyuma naje kurihugurirwamo. Numvishe ari ibintu nabyirutse nkunze, ndavuga ngo icyo nkunda ngomba kukirwanirira akanyigezeho. Nuko byagiye biza. Ni ku rugendo rwanjye naruvuga rwo mu itangazamakuru. Ikibiryo nshobora kuba ndya ntago byarenze ikiro. Ni ikiro cy'inyama gishobora kurenga, naho ibindi ndya amanusu. Akantu kigeze kungora nkiga, icyo gihe nigaga muri primaire, nuko ishuri nigagamo ryigeze kuva rirava ryose. Nduzi ko ari ryose, hasigaye hatava tuhashyira amakayi. Ubwo natwe dusigara tunyagirwa, ko amashuri y'ahantu nigaga hafi ya yose imvura yagwaga twaranyagirwaga. Nyagirwana na mwarimu. Niko kantu navuga kagashyashya kaba karambayeho niga. Ariko ndizera ko ubu banza nta hantu wabisanga amashuri. Nabonye barubatse amashuri meza, ibintu bimeze neza. Projet mfite imbere nizo kugira ngo nzakomeze gushyigikira umwuga wanjye w'itangazamakuru, kuri yo nzava kuri TV Ansa, jya kuba nakorera izindi station zikomeye ku isi, harimo za NBS, za BBC, aho niho mba nifuza my destiny ko nshobora kuzagera. Ndumva ari ibyo.